Yesu ashimwe. Nanone inshuti zanjye bakunzi banjye ndabashuhuje, mugubwe neza, Imana ibahe umugisha, mugire amahoro y'Imana. Mbanje kubifuriza kuzarangiza umwaka neza, umwaka mushya muhire. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimiye kuko uri uwera, uri mu ruhande rwacu, uraturamukije biremera, tubyutse turi bazima, izina ryawe rihimbazwe. Ndagusabye kugira ngo utuyobore muri iri jambo, umwuka wawe wera akorere muri twe. Kristo, ngwino uvugire muri njye kugira ngo ijambo ryawe ryamamare hafi na kure. Urakoze kubikoze, urakoze kuduhaye imbaraga, urakoze kudufashije, abarwayi bakize kugira ngo bakomeze kumva baguwe neza. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Nzanye intego ivuga ngo enda inkoni yawe ubwire igitare kiguha amazi. Enda inkoni yawe ubwire igitare kiguha amazi. Amen. Imana idufashe dusome ijambo ry'Imana riri mu Kubara igice cya 20 umurongo wa 7 turageza 13, twumva ijambo ry'Imana. Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni, wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo. Ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariyo uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi? Mose amanika ukuboko akubita igitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa, ryuhira n'amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisiraheli, ntimuzajyana iri teraniro mu gihugu mbahaye. Ayo niyo mazi y'i Meriba, kuko Abisiraheli batonganije Uwiteka akerekanira muri bo kwera kwe. Imana idufashe. Dusome n'irindi jambo dusanga muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 13 n'uwa 14. Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa amazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Twakira ijambo ry'Imana. Kuri aya magambo, Imana ishimwe. Ndashima Imana kubwira ijambo, ndashima Imana ko hari abatubanjirije gukora umurimo. Munyemerere tuganire kuri uyu mukozi w'Imana Mose, umukozi w'Imana nkunda cyane, ndamukunda. Yakoze umurimo ukomeye, yarwanye ishyaka ry'Imana mu gihe gikomeye, ubwo yakuraga ubwoko bwa Isiraheli mu Egiputa akabuyoboza amaboko akomeye. Imana yagendanye na Mose, aho yagendaga acogora Imana yamuhaga imbaraga, Imana ikamukomeza. Twibukiranye neza ko bageze ku nyanja, hanyuma Imana ikababwira ngo mwihagararire gusa murebe agakiza ndi bubazanire. Ubwo bayitakambiraga babona bikomeye, ariko Imana ikabarengera, amazi ikayagabanyamo kabiri bagatambuka. Twibuka urugendo rw'Abisiraheli ni rurerure, waruvugaho bwakwira bugacya, ariko tugeze ahantu bageze mu butayu babura amazi. Ijambo ritubwira ngo aha hantu hari hagoye. Reba ubuzima bw'abantu kugira ngo bubeho, abantu bakenera amazi mu buzima busanzwe. Utanyweye amazi nta buzima, udafite amazi mu mubiri nta buzima. Bahura n'iki kigeragezo n'igihanda gikomeye. Iki gihanda gituma bibagirwa ko Imana yabacishije mu nyanja itukura. Iki gihanda cyangwa iki kigeragezo gituma bibagirwa ko hari Imana bagomba gusenga, kandi bakayisenga bataganya.
bakayisenga batayituka. Imana itugirire neza. Rega guhura n'ikigeragezo ntabwo bivuze ngo usenga Imana uyikanika, uyituka, utuka Imana. Imana itugirire neza. Niba ugeze no mu kigeragezo ukagera mu gikombe aho ubuze amazi, aho ubuze ibyiringiro, ntabwo ugomba kumenya ngo ni gute ngomba gusenga. Ugomba gusenga Imana uyubashye, uyihaye icyubahiro, ukayisaba ko igaragaza kwera kwayo, ikakuha amazi, ikakurengera, ukirinda kwivovota, ukirinda kuvuma. Imana itugirire neza. Hanyuma Abisiraheli babuze amazi, batangira kwitotombera Mose n'Imana na Aroni, baravuga bati wadukuriye iki mu Egiputa? Tubuze amazi yo kunywa, tubuze amazi yo kunywa. Baramutuka, baramuserereza. Ariko ibyo byose bigera ku Uwiteka, bigera ku Uwiteka. Ayo masengesho ameze nk'amatakirangoyi, ayo masengesho arimo ibitutsi. Uziko hari umuntu usenga akajya abwira Imana ngo nutankorera ibi ngo sinzongera kugukorera, ngo nutanzana aha ngaha ngo sinzongera kuvugana nawe, ngo niba wavuganye, ugashyiramo ibintu by'imijinya. Oya, ntabwo ari uko basenga. Gushyiramo ibintu by'imijinya, gushyiramo ibintu byo kwereka Imana ko ubabaye cyane, oya. Ahubwo cya bugufi imbere y'Imana, uyitabaza iragutabara. Imana itugirire neza. Ariko Mose ajya imbere y'Imana na Aroni, Imana ivugana nabo. Imana yamubwira ngo ndi inkoni, zana ya nkoni. Haleluya, Imana ishimwe. Enda ya nkoni. Hanyuma irangije imubwira ijambo ryiza. Ngewe nasomye ryambwiye ngo ubwirire Abisiraheli mu maso y'Uwiteka, ububwire igitare kibaha amazi. Mwebwe mwasomye mwumvise Imana yaramubwiye ngo kubita igitare. Ngewe nsomye ngo bwirira Abisiraheli mu maso y'Uwiteka, ubwire igitare gitanga amazi. Ufashe iki? Inkoni. Munyemerere ijambo turiganireho. Iyi nkoni murabizi ko iyi nkoni yayikoresheje ibitangaza mu Egiputa, igihe abakonikoni nabo bazanaga inkoni zigahinduka inzoka. Ariko iyi nkoni Imana yari yahaye Mose igaragaza ubutware Imana imuhaye. Iyi nkoni yahindutse inzoka, hanyuma izo nzoka z'abakonikoni bose iyi nkoni irazimira. Iyi nzoka ya Mose irazimira zose. Mose arongera arayifata. Haleluya. Iyi nkoni yavugaga ubutware Imana ihaye Mose ngo ayoboze ubwoko bwayo bwa Isiraheli. Nibwo yamubwira ngo umva, fata inkoni kandi uyikure mu maso y'Uwiteka, uyikore imbere y'Uwiteka. Murazi ko na Aroni nawe